ariko se hariya reka mubaze uba muzima mu mutwe ugira ikihe kibazo ari urimo gukina n'ubuzima bwanjye ahangaha iyi ni company nubatse hashize imyaka ibi bintu byose urashaka kubidobya urashaka kubihindura zero kubera iyihe mpamvu uyu mwana wawe ugomba kumenya ariko se mbwira gute watwise hakaba hashize igihe kingana gutyo n'inda n'imvutse ukaba nta kintu wigeze umbwira ukaba uje kubimbwira none urashaka kuvuga ko ndi kukubeshyera njyewe mfite undi muntu dukundana nyine ushatse kuvuga ko ndi kukubeshyera ubonye ibintu ukoze ahangaha ubonye ibintu ukoze ni paka uze kunteza abakozi ku kazi ariya ku kazi sipozo ko wenda inda ari iyanjye wakaje kubimbwirira ku kazi kugira ngo abantu bose banyote naragushatse ndakubura ariko ibinyomugira ese ubundi kwiyitirira ngo numvise waraje uvuga yuko ngo twabanaga ngo bari barantoye niki cyaguteye kubivuga birabintu niki cyaguteye kubikora umva se ahubwo ngiye icyo ugomba kumenya cyo nuko ntari buve hano kumva ibyo bindi uri kumbaza simbizi sicika no kubimenya icyo ugomba kumenya cyo nuko ntari buve hano ahubwo tugende tumva naniwe tutayinshyira mu modoka unahane kandi ubwire n'abari abakozi bawe baze hano wazi ibikapu tutahe tujye kuryama ndananiwe biki ako sura rwandiko noneho bahu tugende